Nabashuje mwese nshuti z'ubuzima n'Imana yabuduhaye. Uyu munsi rero bafatiye icyemezo abantu bafite mu nda hanini, icyo wakwifashisha kugira mu nda habe hanini. Kuko umubiri wacu ukoze mu buryo butangaje, ushobora kwibikamo umwanda ibiro 15. Ibi rero ni ibintu byiza ushobora gukora mbere yo kurya kugira ngo ibikore icyo byakita nk'isuku, usange ushobora guhita ubura mu nda kubera ko wakoze ibi ngibi. Ni supu ikonje niko nayita, igizwe n'inyanya na ntuza ndende, poivro ndende kamwe, n'akabazilika kamwe, na ayi, tungurusumu ndetse amavuta ya olive, ugashyiramo poivre. Ni ikirungo kiba mu magazi ahantu hose wakibona, ndumva kitarenze 1500 mu Rwanda. Ugashyiramo iyo poivre, ugashyiramo n'ikirahure cy'amazi. Nyuma ugiye kuyinywa ugashyiramo vinegre ya pome, vinegre de cidre. Ni abashaka mwambaza, hari aho nayikoze, ushobora kuyikorera cyangwa ukayigura, biterwa n'ibyo ari byo, ubundi ukanywa. Bon appétit, ubuzima bwiza.